Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So guys, tutizimbye mu magambo, uyu munsi mbazaniye indi application ya live streaming. So guys, iyi ngiyi ni audio live streaming nkuko hari iyo nabazaniye yitwa Hala, ngira ngo mumajije kuyimenyera, hari n'abatangiye kuyikora, nababonye rwose. So guys, courage. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro cyangwa kuri iyi YouTube channel yacu yitwa How to Rwanda TV, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana natwe muri video zose twauploadinze, ukore no kukazogera kugira ngo tucyaploadinga video igiti kugeraho mu bambere, kugira ngo ubashe gukurikira unabone application nyinshi zibyara amafaranga. So guys, guess what? Uyu munsi mbazaniye iki? Uyu munsi mbazaniye application ya live streaming yitwa Bolo app. Uraza hano muri search ya Play Store niba ukoresha Android, cyangwa ya App Store niba ukoresha iPhone. Urandikamo gutya Bolo app, searching, cyangwa ujye hasi muri video description urahasanga link nasize, urahita uyikoraho, irahita ikugeza ahantu hameze neza gutya. Urahita uyibona, ni iyi ngiyi yanditseho Bolo app live and chat. Urahita ukora download, numara gukora download uhita ukora open. Impamvu ngiye hari open nuko nasoje downloading. Uhita ukora kuri open, ukore kuri allow. Nugera hano baraguhitishamo sign in with Apple, sign in with Facebook, sign in with Google. Ndahitamo sign in with Google. Mitamo email, nkora continue. Hano barayita banzanira izina ryanjye, urabona bashyizeho How to Rwanda. Hano bambaze gender yanjye, ndahitamo male. Hano nakubeshya, uvugisha ukuri. Nkora okay. Nugera hano urakubwira 7 days sign in. Urukuje hano ugakora sign in, uhita winjiramo bakaguha ibihembo. Ndakora collect reward. Bahise bakubwira ngo sendinga is coin kuri uyu muntu uri live, kore send now. Ona ni gift baba bamaye zikaze, azohereza abantu bari live. So nkahita nza hano kuri mi. Urabona coin maje kugira kubera ziriya task nkoze ni 1556 kugira ngo nangire imirimo. Ndahita nza hano kuri hano barambwira become host cyangwa create agency. Ndahita nza nkore hano kuri become host, nkore join. Ndagiramo banyake agency ID, agent ID urashyiramo iyi nkweretse. Numara kwishyiramo ukore submit, bahita bakubwira agency notice. Ibingibi byose uhita ukora kuri agree, uhita ukora kuri accept, allow. Hano uhita utangira gukora verification. Tujye ahantu habona. Turn your head to left. Blink your eyes. Open your mouth. Turn your head to right. Hano tumajije gukora verification, turategereje. Baratubwiye review has been submitted, tutegereze result. Tube tuvuyemo. Urabona iki nicyo kintu cya mbere ukora ukigera muri iyi application. Nyuma yo kubona ibihembo uraza ukahita joininga ama agency. Wamara kujoininga agency niyo igufasha kugira ngo ubone imirimo. Hano baratubwiye ngo kugira ngo ube umuhost application iri under review. So urakoresha agency ID, nayisize hasi muri video description. Urahita uyikopia uze uyipasting, unyuze hariya nyuze, ubundi ukore verification, utegereze bakwemerere kuba umuhost. So tayari murabona ko verification yanjye yemewe. Ikintu kibikwereka ni iki? Nuko iyo ufunguye hano kuri task uza ugasanga baguhaye ibihembo uzajya ubona, cyangwa salary uzajya ubona. Hano barakubwira imirimo uzajya ukora. Nujya kuri live minota 60
bazajya baguhemba izi diamond 2500. Numaraho iminota 120 baguhembe izi diamond 2500. Ubwo bivuze ngo amasaha 2 ku munsi uzajya ubona diamond 5000 ya ngira ngo uri kubyumva. Hano babikubwiye current salary ni 5350 ku munsi mu minsi 7. Aha haba hari newcomer task ugomba gukora. Cyo tugiye kurebaho ni iki, ni uburyo twinjira muri live yacu. Uraza handi ku mirimo ukore hano kuri go chat. Koreho hano barahita bakubwira ngo create my room cyangwa creating room yawe yo gukoreramo. Hano uraza uhitemo video chat, live streaming, chat, talk and play. Ikaduhitemo chat. Tuze baduhitishemo hano ngo duhitemo room cover. Ukoreho uploadingemo ifoto yawe cyangwa ifoto iyo ari yo yose ushaka uyishyiremo. Nurangiza uneminge room yawe, kanyiha izina ryanjye, introduction urandikamo welcome to our life, welcome to our life. Ukore okay, urangiza ucreating. Numara gucreatinga urabona tayari twaje aho dukorera live. Aho izi audio live streaming zitaniye na video live streaming. Ahangaha iyo ugezemo nkuko nabiberetse muri hala, ikintu ugomba gukora uba ugomba kuza ukicara ku gatebe, ukicara kuri aka gatebe ko hejuru, ariko ukabanza ukareba niba microphone ifunguye. Iyo harimo agakubi bifunze uzuyikoreho, kore allow, tayari ndayifunguye. Hano urabona ko nicaye ku gatebe natangiye live. Iyo soje live uyivamo. Kora hano ushobora kuyiminimiza cyangwa ukayexitinga. Gatubanza turebe gato ngo ese iyi minota ijyaho. Icyiza cyiza audio live streaming nuko uraza ugakoraho ubundi ukagenda ukarambika phone, mu gitondo ukaza ugetinga reward zawe. So hano ku ruhande hari 0% ni salary, uburyo baba bari buguhembemo bijyana n'igihe umara kuri live yawe. Minimizing tuze turebe. Urabona hano iminota 2 nyimazemo kugira ngo utangiye live yawe nuko uzugakuraho kano karongo gatambitse kuri aka microphone. Tayari ubutangiye live. So guys, mwakoze cyane kubana natwe. Iyi video niyo nayo mbafitiye uyu munsi mbasobanura kuri iyi Bolo app live streaming cyangwa Bolo app audio live streaming. Niba ukunze iyi video kola like, share and comment. Ntiwibagirwe subscribe. So guys, ciao, hasta la vista.